Mwami wacu Yesu Kristo, nongeye guca bugufi uyu mwanya mwiza, ngarutse imbere y'amaso yawe Mwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimye cyane, ndaguhimbaje kuko utubereye maso kandi ukomeje kuturinda no kuturengera. Ijambo ryawe Data rikomeje gusohorera kuri twe, kuko watubwiye ngo uzaturinda amajya, uturinde amaza. Yesu Kristo, uratubwira ngo nta kibi kizatubaho, nta n'icyago kizegera ihema ryacu. Zaburi ya 91 n'umurongo w'10, Mwami wacu Yesu Kristo utubwira amagambo meza, amagambo y'ihumure, amagambo Mwami wacu Yesu Kristo atuma imitima yacu igubwa neza. Hano watubwiye ngo nta kibi kizatubaho, ngo kandi nta cyago kizegera ihema ryacu, ngo kuko azadutegekera abamarayika be ngo baturindire mu nzira zacu zose. Uwiteka Imana Nyiringabo, ko niko turinda umunsi ku wundi, natwe turagushimye kandi turaguhimbaje. Utubera amaso ko bucya nuko bwira, ni niyo mpamvu tugejeje iki gihe Mwami, nuko twarinzwe n'amaboko yawe akomeye. Uhabwe icyubahiro Mucunguzi wacu. Aya masaha meza yo tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ndiryo ryatumye iyi si ibaho. Ijambo ryawe ndiryo ribeshejeho byose, niryo ryabiremye. Mwami, iri jambo ni rikuru, riraturuta, ryaratubyaye. Niyo mpamvu turiciriye bugufi, tugasaba kugira ngo tubanze dutunganywe nawe, kugira ngo tube igikoresho kizima gikwiye kuritambutsa twejejwe, kandi kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro. Niyo mpamvu tubanje gusaba ngo amaraso yawe Yesu Kristo aduhumanure, adukureho ikintu cyose cyadutandukanya nawe, kigatuma haboneka inkomyi muri ryo. Yesu, tweze udutunganye, hanyuma tube igikoresho kizima gikwiye gutambutsa ijambo ryawe. Nkweretse abazaryumva bo mu mpande enye z'isi, Mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo rizafate imitima yabo riyihindure, rizafate mu mitekerereze yabo riyagure, rizakore mu bugingo ributunganye, rizeze umubiri, rigeze umwuka, rigeze ubugingo, kugira ngo Yesu Kristo ubwo ugiye kugaruka uzasange abantu batariho umugayo, uzasange abantu batariho ikizinga, uzasange abantu badafite inenge, batariho umunkanyari. Kuko urenda kuza gutwara itorero ryawe, kandi uzaryishyira risa rityo, uzaryishyira ritanduye. Ndakwingize kugira ngo uzumvire ijambo ryawe Mwami, buri wese azahugukire kuryitaho, kandi azezwe naryo, azabohorwe naryo, azatunganywe naryo, kugira ngo rizagure ubwami bwawe muri we, nawe azashyigikire Yesu Kristo ubwami bwawe, kugira ngo buzabyare umusaruro mu gihe cya none no mu gihe kiri imbere, mu gihe tukigutegereje Mucunguzi wacu. Buri muntu wese rero uzumva ubutumwa azahindurwe nabwo, kandi nk'inzitizi mu nzira mu izina rya Yesu. Icyatuma ubutumwa budatambuka ngo bugere ku bantu wifuza ko bugeraho cyose kive mu nzira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Icyaba inzitizi cyose gisenyuke, ukuboko kwiza kw'imbaraga ariko kuriherekeza umwuka wawe wera, azaryigisha abantu abemeza iby'ibyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka, kugira ngo Data, abantu basohoke mu mwijima binjire mu mucyo w'itangaza, basohoke mu buhenebere binjire mu byutse. Mana, kugira ngo itorero ryawe uzaryishyire kandi rizategekane nawe ubwo uzaba waje kwima ingoma yawe itazahanguka. Urakoze Mucunguzi, turagushimye kuko ibyo ugiye kubikora nk'umubyeyi. Mu izina ryawe Yesu Kristo niho tubisabye, amina. Ndabaramukije bene Data, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turi mu bihe by'ububyutse twamaze kwinjiramo, ububyutse bwamaze gutangizwa na Yesu Kristo, kuko dusohotse mu bihe
twinjiye mu gihe cy'ububyutse. Twabaye mu bihe, kuko Imana ifite ibihe bitatu. Rero twabaye mu bihe, ariko ubu twinjiye mu gihe. Iki ni igihe cy'ububyutse bugomba kweza umugeni kugira ngo Yesu aze amwishyire. Tugiye kureba rero ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice ni icya 37, duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Turongera turebe ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Ijambo ry'Imana tugiye kureba turarisanga no mu Bakorinto ba mbere ni igice cya mbere 26:31. Reka dusome Itangiriro igice cya 37 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 10, dusangire aya magambo y'Imana. Yozefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yozefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yozefu, amukunda birusha ibya bana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira neza bamubwira. Yozefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, yanyu miba ikikiza uwanjye, iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Nukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Tugende mu Bakorinto ba mbere igice ni icya mbere n'umurongo wa 26 na 31. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo, uwirata yirata Uwiteka. Amen. Haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza twongeye kubona wo kugira ngo twegerane, twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero amagambo tugiye kuganira aravuga ngo inzira y'umuhamagaro. Tugiye kureba umuntu wahamagawe n'inzira acamo.
inzira y'umuhamagaro. Iyo umuntu ahamagawe aba afite icyo ahamagariwe. Turareba rero ngo kuki abantu bahamagarwa. Icyo ni icyambere turi burebe. Icya kabiri turareba inzitizi z'uwahamagawe izo arizo. Icya gatatu turareba intambwe abahamagawe banyuramo. Ibi ni ibintu bitatu tugiye kureba bidufasha gusobanukirwa umuhamagaro n'inzira abantu banyuramo kugira ngo bawugereho hanyuma babashe kubyara umusaruro mu bwami bw'Imana. Iyi Imana iduhamagaye, ibiduhamagariye kugira akamaro mu gihe cyacu. Tuza mu isi tuva aho twari turi, ntabwo twaje gusa kugira ngo twicarire abantu barye banywe barongore bakora akazi babyara abana bikorera imirimo yo mu isi. Ntabwo ari Imana yadushyiriye mu isi. Hano mu isi Imana ituzana yatuzanye muri misiyo. Iyo misiyo yakuzaniye, misiyo yanzaniye hano mu isi, iyo tuhageze abantu benshi bahasanga amayira abiri. Hari ubwami bubiri bukorera mu isi ariko bwose ntabwo bugaragara. Ni ubwami bukorera mu mwuka. Hari ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Ubwami bw'Imana bukora busa naho bukora rwihishwa. Ubwami bwa Satani bukora ku mugaragaro, bukora bweruye. Ibintu by'Imana kubera ko izi ku bintu byayo ari iby'igihe kirambye, ibintu byo ni iby'iteka ryose, ntabwo ibyamamaza. Ariko ibintu bya Satani kubera ko ari iby'igihe gito, yo iri mu cyamunara, yicara yamamaza ibintu byayo kugira ngo abantu babihururire. Ejo ni isi nirangira, ubwami bwe bwarangiye, azabona batwara. Imana yo ibintu byayo ni iby'iteka ryose, ntabwo ribishyira mu cyamunara ngo ibyamamaze uko Satani yamamaza ibintu bye. Rero iyo twahamagawe duhamagarwa n'Imana kuko twageze mu bwami butari ubwayo. Ituzana mu isi mu mugambi wayo, dusanga umwanzi isi yarayikabye. Muzi ko Yesu yajya gusenga, hanyuma baza guhura na Satani, aramubwira ngo muri Luka ibice 4 aramubwira ngo numfukamira ukandamya ndaguha ubwami bw'isi, ndaguha isi n'ibirimo ko narabigabanye. Ubu bwami ureba n'ubwanjye narabugabanye, mbugabira uwo nshaka. Urumva Satani yagabanye iyi si igihe yari amaze kugusha umwana w'umuntu mu ngobyi ya Edeni. Amaze kugusha Adamu na Eva, abambuye ubutware Imana yari yabahaye bagomba gutegekesha isi. Yaragarutse abari gutegeka isi, isi ayitegekana n'umuntu Imana yari yahaye umuntu kuyitegeka. Ubutware yarabumwambuye, asigara ari bubutegekesha iyi si. Ariko amahirwe cyangwa ibyishimo dufite, haleluya, nuko ku musaraba Yesu amaze kunesha yamanutse ikuzimu, hanyuma yambura Satani bwa bubasha, amunyaga imfunguzo, amunyaga ubutware, akingurira abera arabazamura, abavanaho bari abajyana muri paradizo. Arangije asubiza itorero bwa butware umuntu yari yatakaje. Niyo mpamvu igice cya 10 cya Luka 19 havuga ngo mbahaye ubutware bwose bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, ngo kandi nta kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Nuvuga ngo Yesu amaze guzuka, yazukanye insinzi, ariko ku musaraba niwe waneshe Satani, aramanuka gikuzimu ko yemeye kujya ku musaraba kubambwa. Kwa kubambwa kwe Satani ntabwo yagushakaga, kuko insinzi ye iri ku musaraba. Abambwe ku musaraba akemera kubambirwa umunyabyaha, yagira ngo abone uko agarura bwa butware umwanzi yatunyaze, hanyuma budusubize nk'abazamwizera. Amaze rero kugera ikuzimu, yamwambuye ubwo butware, amwambura imfunguzo, hanyuma azutse ubutware busubiza itorero abo habera. Iyo niyo nsinzi tugendana, niyo mpamvu tudahindishwa umushyitsi na Satani. Rero iyi si Satani yashyizemo ibirindiro bye, niwe uyitegeka, niwe uyikoreramo. Ubwami bw'Imana buyirimo nk'ubucengezi, bubamo nk'ubucengera, bukora rwihishwa, ntabwo bwo bukora ku mugaragaro. Niyo mpamvu bazakubwira ngo itorero rya Kristo ngo riba mu ibanga. Abakozi ba Satani twe turababona ku manywa tukabamenya, ukamenya ngo uyu ni umupfumu, ukamenya ngo uyu ni umukonikoni araguruka, uyari
arihindura, ukamenya ngo uyu nguyu aracuragura, ukamenya ngo uyu nguyu araroga, ukamenya ngo uyu nguyu araragura. Urababona ukabamenya, ukamenya imirimo yabo irasobanutse. Ariko twebwe abantu b'Imana ntabwo tujye tubasha kubasobanukirwa. Niyo mpamvu uzasanga bavuga ngo yaravangiwe, ngo uyu nguyu yakorera Satani, ngo yakoresha imyuka mibi, ngo uyu nguyu afite ibi n'ibi, kubera ko ntabwo tubasobanukirwa, kuko n'abantu bari mu ibanga. Ibintu by'Imana biri mu bwiru bukomeye. Nukorera Imana neza kugira ngo uzamumenye, kereka Imana ubwayo ariyo imuguhishuriye, ariko itamuguhishuriye ntushobora kumumenya. Rero turi mu isi nk'abacengezi. Niyo mpamvu tubwira ngo turi mu isi nk'abagenzi, turi mu isi nk'abimukira, turi mu isi nk'abasuhuke, turi mu isi nk'abashyitsi. Turi abantu bacumbitse, ariko mu gihe gito tugomba kuvamo tukagenda. Haleluya! Icyiza nuko dufite aho tujya, dufite intumbero, dufite umwami wacu ari we Yesu Kristo, ari nawe duhamagaye akadushyira muri iyi si, kandi akamera ko dukora dutyo kugira ngo ubwami bwa Satani tubusenye, hanyuma ejo tuzaraganwe nawe, ubwami butazahanguka. Haleluya! Rero turareba inzira y'umuhamagaro. Turibaza ngo kuki abantu bahamagarwa? Imana imaze gushyira umuntu mu ngobyi y'Edeni, yamushyizemo mu bwami bwayo, ikajya imusura ku manywa na nijoro, hanyuma ku mugoroba mu mafu ya n'imunsi. Birani kwitubwira ngo mu mafu ya n'imunsi yaramusuraga, ikaza ikamuganiriza, ikamenya ibibazo afite, ikamenya uko ahumeka, ikamenya uko ubuzima bumeze. Hanyuma aho Satani amariye kubayobya, amaze kubabeshya, basohoye mu ngobyi y'Edeni, batandukana n'Imana. Bamaze gutandukana n'Imana, babaye imbohe za Satani. Satani yarabatwaye ajya kubakoresha, abashyira inyuma y'ubwami bw'Imana, abasohora mu mugambi w'Imana, abashyira kure ubushake bw'Imana. Batangira gukorera umwami utarabashyize mu isi, batangira gukorera umwami utarabaremye, batangira gukorera umwami batigeze bagirana nawe amasezerano. Rero Imana imaze kubona ko byagenze bityo, byatumye itanga Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu, amugarure mu mugambi yari yagennye. Umuntu yaremewe kubaho iteka ryose, ntabwo umuntu yari yaremewe gupfa, yari yaremewe kubaho iteka ryose. Kubera ko Imana umugambi wayo udahinduka, yahinduye uburyo bwo kugira ngo umuntu azabeho iteka ryose nk'uko umugambi wayo wari uri. Ntabwo azongera kubaho iteka ryose yambaye umubiri, ubundi yagomba kubaho iteka ryose yambaye umubiri dusanganywe. Ariko amaze gukora icyaha, umubiri uhabwa gupfa. Bituma rero umuntu azambikwa undi mubiri utari uyu nguyu. Nicyo cyatumye Yesu aza arabwira ngo muhumure, nanesheje isi. Muneshe uko nanjye nanesheje. Kuko unesha azambara umubiri wa Yesu. Rero iyo wahamagawe ugomba kurwana intambara yawe ukazagera ku musozo wayo ukanesha. Iyo wanesheje rero, aho ni uzambika umubiri mushya, ukajya kwimana n'umwami wawe muri bwa bwami butazahanguka, muri cya gihe cy'iteka ryose twagombaga kubaho mbere iyo umuntu ataza gukora icyaha. Kuki abantu bahamagarwa? Abantu bahamagarwa kuko bataye Imana n'ivyo yabahamagariye. Imana yari yashyize umuntu muri iyi si kugira ngo isi ayitunganye, isi ayireberere, ayitegeke, ibirimo bishyire ku murongo, ibintu bitunganye. Imana nizagihaza igisanga isi imeze neza uko yayihaye umuntu wo kuyihagararira muri yo. Umwanzi rero amaze kuyobya umuntu, isi arayigarurira, ayihindura akaduruvayo, ayihindura akajagari, ayihindura akavuyo, izamo ibyago n'amakuba, izamo intambara, izamo impfu, izamo inzara, izamo ibyorezo. Ibitari kuza kaga kose katari kuza karaza. Isi yaravumwe kubera ko umuntu yavuye mu mugambi wayo. Bitera isi kuvumwa, bituma umwana w'umuntu atongera gusa n'Imana no kugira ishusho yayo. Rero Imana yongera kumuhamagara, imukura muri yasayo, imukura ahantu yagiye, imuvana muri bwa bwami butari ubwayo bwazana isi kuvumwa, aribwo bwami bwa Satani. Imuhamagara rero kuko yataye umuremyi wayo, umuremyi we yataye Imana ye, kandi asohoka mu nshingano Imana yari yamushinze. Icyo ni gituma Imana imuhamagara cya mbere. Cya kabiri nuko abantu biyimikiye undi mwami.
umwami wacu yari Imana. Imana yaremye ijuru n'isi ibonerwa muri Kristo Yesu. Iyo niyo Mana y'ukuri, kuko imana zo ni nyinshi, abantu bafite imana zitandukanye, ariko Imana nyayo yaremye ijuru n'isi, Uwiteka Imana Nyiringabo cyangwa Jehova El Shaddai, Imana y'imbaraga nyinshi, Jehova Sabaote, Imana Nyiringabo, iyo ngiyo ibonerwa muri Kristo Yesu. Iyo dusenga Imana tuyisenga mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Abavuga ngo dufite imana eshatu, ibyo ntabwo ari byo. Imana dufite ni imwe yaremye ijuru n'isi, ibonekerwa muri Kristo Yesu, hanyuma dusenga duciye mu izina rya Yesu, hanyuma twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera nizo tubashisha gusenga duciye mu izina rya Yesu kugira ngo duhure n'Imana. Rero kera Imana mu isezerano rya kera yari Imana itegerwa, yari Imana isubirisha umuriro, yari Imana itwika, yari Imana ikongora. Niyo mpamvu Abisirayeli yababwiraga ngo mwashaka ko ndebana namwe gato, mwashaka ko mbegera, mwashaka ko duhura, nabarimbura. Ntabwo twamarana akanya ntabarimbuye, kubera ko yari Imana itegerwa. Mose yabwiye ngo ndashaka kukubona, iramubwira ngo ntabwo wambona ngo wongere kubaho, ngo ariko nzagushyira mu busate bw'igitare, ngo ukinge ikiganza cyanjye mu maso, hanyuma nkwereke ubwiza bwanjye burabagirana. Imana iza kubigenza ityo, iramwiyereka. Ariko iramubwira ngo ndi Imana itegerwa, itabonwa n'umuntu ngo yongere kubaho, kuko yari Imana ikongora, yari Imana isubirisha umuriro, yari Imana itwika, yari Imana y'umuriro. Iyo niyo shusho y'Imana mu isezerano rya kera, Imana itegerwa, Imana y'umuriro. Mu isezerano rishya ritangiye, Imana iravuga ngo kubera iki umwana w'umuntu ashobora kunanirwa amategeko namuhaye, akanirwa kunyubaha no kunyumvira, biterwa n'iki, bigenda bite? Iravuga ngo reka njye mu isi, hanyuma nanjye se n'umuntu mbashe kubana nawe mbe mu isi, ndebe igituma atsindwa. Igituma umuntu atsindwa ni umubiri yambaye. Byasabye Imana ko yambara umubiri kugira ngo noneho imenye impamvu umuntu wambaye umubiri atsindwa. Ihitamo guca mu nda y'umugore, nibwo inyuze mu nda ya Mariya. Ntabwo ari Bikira Mariya nk'uko bamwe babivuga. Mariya na Bikira Mariya baratandukana. Bikira Mariya ari ukwe, na Mariya wabyaye Yesu ari ukwe. Ihitamo guca mu mwari Mariya, asama inda kubw'umwuka wera. Icyo ni igitangaza gikomeye gihanitse. Hanyuma Imana ica muri we, isohokamo yambaye umubiri. Ni Imana ariko yambaye umubiri, iza mu kibuga cyitwa isi, umwana w'umuntu atsindirwamo. Ije kugira ngo nayo inyure mu isi, yereke umuntu uko bishoboka kunesha iyi si, ukanesha umubiri, ukanesha icyaha, ugatsinda Satani n'ingabo ze, uwambaye umubiri. Iniforume umuntu yambaye yitwaza ko ari imubuza kunesha, niyo byasabye Imana ko yambara. Yaravuze ngo umwana w'umuntu yatsindiwe muri iyi uniforme yitwa umubiri. Nanjye ndaje uniforme nyambare, ngende nsa n'uyu muntu. Muri iyi uniforme rero nanjye niho ngiye gukinira muri iki kibuga cyitwa isi, nkine n'umugabo witwa Satani, hanyuma nkine n'icyaha, nkine n'uyu mubiri. Ndebe ko umwana w'umuntu wananiwe, bishoboka ko uyu mubiri utanesha umuntu awambaye. Hanyuma nibwo Imana ije mu isi, iza yambaye umubiri, ibana n'abantu, igihe kiragera ija ku musaraba, iranesha. Yesu aravuga ngo muneshe nk'uko nanjye nanesheje. Haleluya. Yesu yaranesheje yambaye umubiri. Natwe birashoboka ko tugomba kunesha. Iryo ni ihame ridakuka ko twambaye umubiri tugomba kunesha. Twanesha iyi si, iki kibuga dukiniramo cyitwa isi, natwe twatsindamo ibitego. Satani twamutsinda, umubiri tukawutsinda, icyaha tukakinesha, tugasohoka muri iyi si tutariho umugayo, tutariho ikizinga, tutariho umunkanyari. Imana rihamagara umuntu kugira ngo imwuzuze umwuka wera. Udafite umwuka wera w'Imana ntabwo wanesha iyi si, ntabwo wanesha Satani n'ingabo ze, ntabwo wanesha icyaha, uyu mubiri wagutsinda. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be mu igice cya mbere cy'ibyakozwe n'umurongo w'8, avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, ngo muzabagabo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya yose ni Samariya, no kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Utabatijwe mu mwuka wera, utambaye imbaraga zivuye mu ijuru, ntabwo ushobora kunesha wambaye umubiri. Uyu mubiri wavuye mu gitaka, ibyawo wifuza ibyavuye mu gitaka. Niyo
mpamvu kwifuza k'uyu mubiri kwifuza ibyo mu isi, hanyuma kwifuza k'umwuka kwifuza ibyavuye mu ijuru. Umwuka ushaka gusabana n'Imana, umwuka ushaka kurara mu masengesho, umwuka ushaka kurara mu biterane, umwuka ushaka kurara ubwiriza ubutumwa, umwuka ushaka kurara wihanisha abantu, umwuka ushaka kurara uririmba. Ariko umubiri wo ugatekereza ibyo mu isi. Umubiri urara mu isoko ushaka guhaha ngo urye, ushaka guhaha ngo wambare, uhorara mu modoka ushaka kumva umunyenga, urara mu bagore, urara mu bagabo, urara muri bya bindi byo hanze aha, urara muri boîte de nuit ushaka guceza. Uwo ni umubiri ushaka kujya. Rero kugira ngo uzaneshe uyu mubiri ukururwa n'isi wavuyemo ntabwo byoroshye, kereka umaze kwambara imbaraga z'umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu abwira abigishwa be ngo muramenye mugende mwicare Yerusalemu, mutegereze ibyo data yavuze, mutegereze isezerano, mutegereze umwuka wera azabanzaze. Umufasha nabazaho, icyo gihe muzahinduka abagabo nyabagabo, abagabo bo kumpamya, kuva ku mpera y'isi no kuzagera ku yindi, kuva ku ntango kuzagera ku musozo, kuva ugihamagarwa kuzageza uva mu mubiri. Birashoboka ko natangira neza kandi nkazasoza neza. Icyo kirashoboka iyo turi kumwe n'Imana mu mbaraga z'umwuka wera, hanyuma tugasenga duciye bugufi, tugendeye mu gushaka kw'Imana n'ijambo ryayo. Haleluya. Rero iyo duhamagarwa kuko twataye Imana yaturemye, duta n'ibyo yaduhamagariye. Duhamagarwa kuko twagiye kure. Aya ni amagambo birava mu Kigiriki byitwa ek na kareo. Ek guhamagarwa, kareo gushyirwa ku ruhande. Igihamagarwa ni igifite amatwi, igihamagarwa ni icyumva, igihamagarwa ni igifite amaguru kigenda, igihamagarwa ni igifite ibitekerezo gitekereza. Iyo uhamagaye umuntu aratekereza ati mpamagawe nande, ampamagariye iki, reka mwitabe numve icyo ampamagariye. Akagusohora muri nyamwinshi, akagusohora mu kivange, akagusohora muri cya kivunge cy'abantu, akagushyira ukwawe, mukavugana icyo ugomba kujya gukora. Iyo aguhamagaye rero birasaba ngo uve muri abandi, birasaba ngo uve muri bya bindi, hanyuma ushye ku ruhande. Bya bindi byakurangazaga, bya bindi byagutwazaga igitugu, bya bindi byafite ibyo bikubwira n'ibyo aho bikujyana, ukabitera umugongo ukabisiga, kugira ngo ujye kumva wa wundi, umutege amatwi, umenye icyo akubwiye kandi ugishyire mu bikorwa utagombye gusunikwa. Icya kabiri twavuze ko turi burebe, turareba ngo inzitizi z'uwahamagawe, inzitizi z'umuhamagaro. Dusomye amagambo ya Yozefu, dusomye amagambo ye, ni amagambo meza atweretse uko uyu mwana w'umuhungu ngo ageze ku myaka 17, muri myaka ya mbere ya 17 ngo yaragiraga intama, akaziragirana na bene se. Hanyuma ngo akajya abasura, agasanga aho bari bakabana. Ariko yataha akabwira se amakoro bakora. Kabwira atari ko papa, aba bantu tujyana, abavandimwe banjye hari ibyo bamo. Ngo yamubwiraga ibibi byabo. Baza kubimenya ko agenda akabarega. Hanyuma ngo baramwanga. Ise ngo aramukunda cyane kuko ari umwana yabyaye mu zabukuru, kandi akaba ari umwana wamuhaga raporo nziza. Akamubwira uko ibintu bimeze. None ngo baramwanga. Bukeye kubera ko se yamukundaga, ngo aragenda amudodeshereza ikanzu nziza, ngo arayimuha, arayimwambika. Bakuru be babibonye bararakara, barababara, ngo bagira ishyari. Baravuga bati uyu mutindi, uyu wigize karosi, ajya avuga ibyacu dukora. None mu minsi natambutse yadutsweho n'ibindi bintu, ngo ararota, ngo yarose imiba yacu yapfukamye yuwe uhagaze. Arongera ngo arota ngo ukwezi n'izuba n'inyiri byamwikubise imbere. Arimo ararota ngo tumupfukamira tumuramya. Uyu ngo yashaka kuzadutwara, uyu ni gatiki. Ngo ishyari baryinshi, ishyari razamuka. Iyo umuntu yatangiye kurota, iyo umuntu yatangiye kugira ibyo abona, iyo umuntu yatangiye kugira ibyo amenya, ubona ngo umwuka w'iteka ari kuri we. Iyo Imana yatangiye kukurambagiza, umwuka w'iteka kuzaho, niyo waba utari wakizwa, ugatangira kurota inzozi ukazibona, ibyo bita ngo inzozi zanjye zasohoye, ngo nari ndose ibintu ndabibona, ngo nkabya inzozi.
umwuka w'iteka kuzaho akakurambagiza, agatangira kugusura, akajya kwereka ibizakubaho ndetse akakumenyesha n'ibyo ukwiye kwitondera. Ariko kubera ubutamenya, uwo mwuka yaguhishuriye ariko ejo ukazabigwamo, byaba byiza cyangwa ibibi ukabibona, ukavuga ngo nza kubimenya nkaba naritwaye ntya, ibintu biba byanjeho. Nivuga ngo umwuka w'iteka yakujeho, yatangiye kukurambagiza. Na Yosefu niko byagenze, umwuka w'iteka muzaho amwereka icyo azaba mu gihe kiri imbere. Imana ivugisha inzozi, kandi ishaka guteza intambara izana inzozi, nishaka guhosha intambara izana inzozi. Inzozi ni ikintu gikomeye ku muntu Imana yahamagaye. Inzozi zifite urufatiro rw'ubuzima bw'uwahamagawe. Iyo inzozi wazitakaje, icyo gihe utakaje ikintu gikomeye. Imana mu nzira 9 ivugiramo, inzira ya mbere ikomeye yitwa inzira y'inzozi. Inzira y'inzozi ni inzira ivuganiramo hafi na buri muntu wese. Iyi ni inzira ikomeye abantu bagomba gushimikira. Ubundi dukangurira abasenga kugira ngo agire ikaye yandikamo inzozi arota. Niba warose inzozi itariki n'isaha n'uyu munsi uyu n'uyu, za nzozi uzandike, zishobora kuza mu bice runaka. Uyu munsi ashobora kuza igice kimwe, ejo hakaza nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'amezi hakaza ikindi, yone nyuma y'amezi 6 8 hakazaza ikindi. Ugasanga mu mwaka wose Imana igwaye message mu bice bitatu ikabona kuba yuzuye. Iyo rero utazanditse, icyo gihe iyo Imana ivuganye nawe utakaza imvugo yayo. Igihe kiragera ibyo utasobanukiwe ugashaka babizi bakagufasha kubisobanukirwa, kugira ngo uzinjire mu cy'Imana ikubwira udatakaje icyerekezo, utavuye mu mugambi w'Imana. Nta muntu n'umwe Imana itavugana nawe. Rero amaze ngo gutangira kurota inzozi, niho yahuye n'intambara n'ibibazo. Ku myaka 17 ubuzima bwe bw'abuzima burebure. Ngira ngo muza amateka Yosefu kugeza ubwo yagiye kureba bakuru be, bagize baramona bati tumwice, hanyuma bahitamo kumugurisha, bamuta mu rwobo. Haza abacuruzi baramubagurisha, bamutwara mu Egiputa ajya kwa Potifari. Izo ni inkuru ndende twese tuzi, ntabwo aricyo nifuje cyane kujyamo. Ariko nagiye dufate Yosefu nk'icyitegererezo cy'uwahamagawe, kandi umuhamagaro we akawutangira neza, akawusoza neza. Iyi ntambwe 7 z'umuhamagaro Yosefu akazicamo, akagera ku ntambwe ya mbere ya nyuma yigaragaza ko yagenze uko yari akwiriye kugenza. Haleluya. Rero ndagira ngo dukurikira neza aya magambo. Warahamagawe kandi ufite ibihamya by'uko wahamagawe. Ariko ntabwo umuntu ahamagarwa ngo nibucya mu gitondo yinjire mu muhamagaro. Ntabwo bikunda. Njya mbona mu madini aho twagiye tuba, aho twagiye dukirizwa, aho twagiye dukorera imirimo, hari ikibazo gikomeye. Umuntu aramara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, yamaze gukizwa, ibyo twita kwakira agakiza, hanyuma akamushyira ku nyigisho z'umubatizo. Izo henshi bita ngo inyigisho z'igice. Yamara kwiga inyigisho z'umubatizo bakamubatiza, bamara kumubatiza bati hano harimo amadepartema cyangwa harimo amatsinda runaka, ngaho jyaho wiyumva uje mukora umurimo w'Imana. Uwo muntu mumaze gushyiramo mubwiye ngo najye gukora umurimo w'Imana, Imana yamuhamagaye ntayizi, iyo yakoreraga mbere yuko azaho ntayizi, namwe ubwanyu ntabazi, n'itorerajemo ntarizi, nta cyazi na kimwe cyo mu bwami bw'Imana. Iyo mubwiye ngo najye muri madepartema runaka kore, we kubera ko afite impano yavanye mu nda ya se. Tugira impano z'uburyo butatu. Hari impano za data, impano twita karemano z'umuntu avana mu nda y'uwamubyaye kugira ngo zizamutunge ari hano mu isi, zizamufashe gushaka umutsima wo kumubeshaho. Izo ni impano twita ngo ni impano za data. Hakaba ni impano za kabiri, impano z'umwuka wera. Izi ni z'umuntu yakira yasenze, umwuka wera akamwururukaho. Iyo umwuka wera yamumanukiye, yubatijwe mu mwuka wera, umwuka wera azana agasanduku k'impano. Aho gasanduka kagashyira muri wowe, kazagufasha gukorera Imana mu muhamagari guhamagariye. Agaturbox twakwita nga turbox. Uwaguze imodoka bamuha n'agasanduku karimo amapiyezi, karimo amasupana, ibyuma azakoresha imodoka ye.
n'umwuka wera iyo yamanutse, iyo wabatijwe mwuka wera, iyo umwuka wera wawujujwe, azana impano zizagufasha gukora mu bwami bw'Imana, zizagufasha gukora mu mugambi w'Imana. Ntabwo uzakoresha impano wakoreshaga hanze. Izo nizo hanze, umwuka azana iz'Imana yagennye kugira ngo uzakoreshe mu bwami bwayo, kuko ntabwo dukoresha umubiri, ntidukoresha inyama n'amaraso, dukoresha umwuka w'Uwiteka. Hari impano za gatatu, impano za Yesu. Dusanga mu Efeso ibice 4 uhere ku murongo wa 11, ngo bamwe yabagize intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, abandi kuba abungeri no kuba abigisha, kugira ngo itorero rya Kristo cyangwa umubiri wa Kristo cyangwa abera b'Imana batunganirizwe rwose, kugabura ibya Kristo bashyitse, batariho umugayo, bageze ku rugero nyarwo rw'igihagararo cya Yesu Kristo, badateraganwa n'imiyaga n'imyizerere mibi n'inyigisho z'uburiganya bw'abantu buri hanze hirya no hino, bugenda buza uko ibihe bihaye ibindi. Izo ni impano z'uburyo butatu. Rero umuntu ava mu nda ya nyina, mu nda y'uwamubyaye afite impano za data zamufasha kuba hano hanze. Iyo rero umubwiye ngo nagenda ajye mu itorero akore, ajya gukoresha izo mpano yavanye mu nda ya se na nyina, kandi izo ntabwo arizo zikora mu bwami bw'Imana. Rero hano harakenewe ko ubanza kubatizwa mu mwuka wera. Yosefu yarahamagawe, nawe afite izo mpano, ariko Imana ishima ko iyo abatizwa mu mwuka wera. Umwuka wera muzaho, namubashisha kugenda urugendo rw'umuhamagaro. Iyo dusomye neza aya magambo ya Yosefu, dusanga ko yahuye n'ibibazo bikomeye, ahura n'intambara z'urudaca. Mu muhamagaro yanyuzemo, dusanga Pawulo yandikira Abakorinto, nawe yanyuze mu muhamagaro nk'uyu wa Yosefu. Umuhamagaro umusigisha byose, umuhamagaro umutandukanye na bene wabo. Yosefu yatandukanye na bene wabo, Pawulo yatandukanye na bene wabo. Yosefu yasize iby'iwabo, Pawulo yasize bya bindi byose yagomba kubyaza inyungu n'umusaruro. Aravuga ngo ibyanjye nakabyaje iyi si byambereye igihombo, byabaye amase, inyungu zanjye zabaye amase. Isi ndayibona nk'ibambye, nayirambona nk'ubambwe. Iby'isi yabibonye nk'igihombo kugira ngo aronke Kristo, abone ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Yosefu amaze gusiga bene se, ahura n'akaga n'amakuba bikomeye. Pawulo nawe amaze kwakira umuhamagaro, amaze kuwinjiramo, ahura n'intambara, kandi intambara yarwanye zikomeye n'iza bene wabo, ntabwo ari iz'abanyamahanga cyane kuruta bene wabo. Yerusalemu niho yahuriye n'akaga, kandi niho iwabo, niho yakoreraga, niho yakoreye amarorerwa, niho yacikirishije ibintu, kuko niho idini rikuru ryari riri. Yosefu nahuye n'akaga nk'ako Pawulo ahura nako, Pawulo ahuye n'akaga nk'ako Yosefu yahuye nako. Pawulo aratubwiye ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, kuko imfura zahamagawe, ab'ubwenge bahamagawe, abafite ibintu, abatunze, abakomeye, ntabwo ari benshi. Imfura zahamagawe si nyinshi, ahubwo Imana yafashe ibitariho, yafashe ibihinyurwa, ibitagira icyo bifite. Ibyo imvugo zikita ngo ni sa kintu, abo nibo Imana yafashe, abatagira ibyo birata, abatagira ubuhamya, abatagira icyo bavuga, abatagira amashuri, abatagira ubutunzi, abatagira imiryango, abatagira namba, kugira ngo hatagira ugira icyo yirata, ahubwo ngo uzirata azirate Uwiteka. Haleluya. Uwirata yirate Kristo, uwirata yirate umusaraba, uwirata yirate ko yabonye Imana, uwirata yirate ko yabonye ukuboko Uwiteka gukora imirimo. Haleluya. Yosefu rero amaze kuza, yambitswe ikanzu, avuye kuzana inkuru, abwiye se ibyo bakuru be barimo, ngo yambikwe ikanzu nziza. Amaze kuyambara, Sara yimubwira ati ngaho genda ujye gusura bene so, urebe uko bameze, ubashyire icyo kurya. Ngo agenda ajya kubareba. Agezeyo baramufata, ngo bamushyira mu rwobo, bagambira kumwica, ariko havamo mukuru we avuga toya, kumwica ni bibi, ariko reka tumushyire mu rwobo. Rero uyu musore Yosefu mu myaka 14 yambaye amakanzu 7. Niyo tugiye kureba intambwe 7 z'umuhamagaro. Ahamagara afite 17, asohoka kwa Farawo muri gereza ku myaka 30, imyaka 13. Atangira gukora ku mwaka 31.
kuri 30 nibwo yagiye kurotora inzozi, nibwo yahawe misiyo imyaka 13. none wowe urahamagarwa kuwa mbere ngo ku cyumweru urashaka kubwiriza, urahamagarwa mu kwezi kwa 10 ngo mu kwa 12 nibaguhe nawe igituti, ngo nibaguhe nawe ujye kuvuga iby'Imana yakoze. Ufite iki? N'icyo ugiye kubwira abantu? Intambwe uciyemo ni izihe? Kubatizwa ntabwo bihagije. Niba warabatijwe mu mazi ukeneye kubatizwa mu Mwuka Wera. Nyuma yo kubatizwa mu Mwuka Wera ukeneye impano z'umwuka. Impano z'umwuka amara kuzikoreramo Yesu akabanza guha impano ze. Impano z'umwuka zivaho hakaza impano za Yesu arizo ziduha ministeri dukoreramo. Abantu benshi bakorera Imana ariko ari abana batazi iyo bava niyo bajya. Bamwe bakorera abanyamubiri, abandi bakorera abana. Niyo mpamvu tubita ngo n'abapagani bo mu nsengero, pagani church. Rero ni byiza kubanza ukanyura mu nzira Imana yagennye y'umuhamagaro, hanyuma ukagera ku ntambwe ya nyuma yo kugufasha gukorera Imana kugira ngo utangire neza, uzasoze neza. Yosefu hano mbere yuko samugurira ikanzu ku myaka ye ya mbere 17 yambaraga ikanzu isanzwe, nta kibazo ikanzu yari yaramuteye. Ariko mu mwaka 17 ngo amudodeshe ikanzu nziza. Hano yambaraga ikanzu isanzwe. Iyo ni ikanzu ya mbere, niyo ntambwe ya mbere. Nuvuga ngo ubuzima busanzwe tubamo, ubuzima busanzwe tubamo tubwita ubuzima bw'akamenyero, n'ubuzima bw'ibyaha, nkuko nawe yari mu byaha kimwe n'abandi bose. Iyo ni ikanzu twese duhamagaranwa muri yasi ya Satani ategekeramo, akoreramo. Buri wese aba yambaye ikanzu y'ibyaha, ikanzu y'akamenyero. Ikanzu isanzwe ni abantu babamo. Ubu ni ubuzima bw'akamenyero. Hari ibyo yaramenyereye kuvuga, ariko Imana ihinduye imvugo. Iramubwira ngo ibyo wari umenyereye byarangiye, ntabwo uzongera kujya uzibara inkuru z'ibyo bakuruwe bakoze, ahubwo uzajya uvuga ibyo nakubwiye, ibyo nakweretse. Ikanzu y'akamenyero. Ubu ni ubuzima bumenyerewe bw'abantu. Ubu ni umuntu utibura yazanye bya bindi, ejo wa muntu utibura n'ibya bindi agarukanye. Ariko umuntu yakijijwe, imvugo irahinduka, imyitwarire irahinduka, ibyo yakubwiraga ntabwo byongera, ahubwo azana ibindi bishyashya. Iyo niyo kanzu ya mbere, ikanzu isanzwe, ariko buzima bw'akamenyero, imibereho y'ibyaha. Noneho ku myaka 17 isengwa mudodesheje ikanzu nshya. Ku murongo wa 3 gice 37 umurongo wa 3 isengwa mudodesheje ikanzu nshya, ikanzu nziza. Ubwo ni ubuzima bw'agakiza, iyi mibereho y'agakiza, guhura na Yesu. Iyo niyo kanzu ya kabiri, ahuye na Yesu, ubuzima bwo kwangwa. Iyo umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, yambaye umwambaro mushya nk'uwo Yosefu yambaye. Yosefu atangiye kurota inzozi, isi yamudodesheje ikanzu nshya. Bivuga ngo ubuzima burahindutse, bivuga ngo amateka arahindutse, bivuga ngo icyerekezo kirahindutse, bivuga ngo imvugo irahindutse, bivuga ngo ibikorwa birahindutse, bivuga ngo imigambi irahindutse, imirebere irahindutse, imyitwarire irahindutse, imyifatire irahindutse, abo mwicaranaga, abo mwagendanaga, icyicaro kirahindutse. Haleluya! Ahinduriwe ubuzima, ahinduriwe amateka, ahinduriwe umurongo, ahinduriwe imvugo, ahinduriwe ibyapa. Ntazongera guhagarara mu byapa yahagararagamo. Ibyapa birahindutse, agiye guhagarara mu byapa bishya, ibya kera byakuweho. Haleluya! Iyi ni ikanzu nshya. Iyo umuntu yakiriye agakiza, abahinduriwe icyerekezo, abahinduriwe umurongo, ahindurirwa inshuti, ahindurirwa abavandimwe, ahindurirwa umuryango. Asohoka mu muryango wa se na nyina wamubyaje amaraso n'umubiri, hanyuma akinjira mu muryango mushya wamubyaza umwuka, uwa Aburahamu, uwa Isaka, uwa Yakobo. Ageze mu gisekuru gishya, atakaza Imana Satani ari yayoboraga umuryango avukamo n'igihugu cye n'umugabane atuyeho n'isi yavukiyemo, akabona Imana nzima ari Imana y'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Akagira umuyobozi mushya ari wo Mwuka Wera, akagira constitution nshya, akagira itegeko nshinga rimuyobora ari ryo jambo ry'Imana azubaha ku manywa na nijoro. Akagira icyerekezo gishya ari cyitwa kwizera, akagira amahame yo gukiranuka agiye kugendana nayo haba ku manywa haba nijoro. Akagira ubuzima agomba kubamo, ubuzima bwo kwera. Haleluya! Izi nizo nzira Yosefu yinjiyemo, yambaye ikanzu nshya, agakiza, guhura na Yesu.
iyi ni ikanzu rero yitwa ubuzima bwo kwangwa. Asohotse mu buzima bw'akamenyero yambaye ikanzu isanzwe, yambaye ikanzu ya kabiri, ikanzu nshya, yakiriye agakiza, ahuye na Yesu, yinjiye mu buzima bwo kwangwa. Aha niho rero bakuru batangiye kumurwanya, banamuhimba n'izina, mwita ngo ni Karosi. Iyo dusomye Matayo ibice 10 umurongo wa 34 kugeza ku 42, umva uko aya magambo avuga. Matayo igice cya 10 34 kugeza 42. Hatubwira amagambo hatya ati: ngo mwebwe mutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa se umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ubemera nije aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye yantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Haleluya. Hano Yesu atweretse icyitegererezo cy'abantu bazamukurikira, bazahamagara, bazangwa. Bakwiye kwangwa n'imiryango, bakwiye kwangwa n'inshuti, bakwiye kwangwa n'abavandimwe n'abaturanyi, kugira ngo basoke mu myumvire n'imitekerereze ya kera, bapfusha amateka ya mbere, bapfusha umwami wa mbere, bapfusha ubuzima bwa mbere, bapfusha imyitwarire n'imyifatire ya mbere, hanyuma bakire imyifatire mishya. Kuko basohotse mu gihugu cya kera gishaje, binjiye mu gihugu gishya, ari igihugu cya Yesu Kristo kiyobowe n'umwuka wera no gukiranuka. Haleluya. Aha niho, iyi ni intambwe ya kabiri, aribwo ubuzima bw'agakiza, aribwo buzima bwo kwangwa. Umuntu wese wakiriye agakiza, abo hari inshuti ze baramwanga, abo ari abavandimwe baramwanga, abo bajyanaga muri bya bindi bajyagamo baramwanga, kuko hari byinshi basangiraga batagisangiye. Yosefu yigiye imbere gato ahura n'ibibazo bindi. Urumva tubonye ko ikanzu ye nshya imuhesheje kumenya Imana, ariyo kanzu y'agakiza, imuteye kwangwa. Abavandimwe baramwanze, yewe na Sara mutwama aravuga ati nta soni, yewe na nyoko na bene so tuzajya tugupfukamira tukuramye. Urumva n'amagambo yarashaririye. Bamaze amaze kugenda agiye kureba bakuru be, ngo baramufashe bamuta mu rwobo. Iyo ni ikanzu ya gatatu bamwambitse. Ngo bamukuyemo ya kanzu nshyashya barayimwambura, bamaze kuyimwambura ngo bica inyamaswa, hanyuma amaraso yayo bayaziringamo ya kanzu, bayoherereza se ngo bamubwire ko inyamaswa y'inkazi yamuriye. We ngo bamuta mu rwobo. Ubuzima bw'intambara. Iyi ni ikanzu ya gatatu umuntu wahamagawe yambara. Asohotse amaze kwambara ikanzu y'agakiza, ikanzu yo kwangwa, none yinjiye mu ntambara. Iyo rero umuntu yahamagawe, ubuzima bwe yatangiye gusenga, iyo yatangiye kwitandukanya n'abantu, iyo yatangiye gusohoka muri bya bindi yabagamo by'ikigare, abandi inshuti ze, abari abavandimwe, abari imiryango ye, abari hafi ye, bose baramuhagurukira bakamurwanya bivuye inyuma. Satani amwerekezaho umututu w'imbunda, kubera ko ubundi yari umukozi we, none agiye kumusenyera. Ahaguruka n'imizi n'imiganda, agakoresha abazwi n'abatazwi kugira
kugira ngo bamurwanye bivuye inyuma, ahari barebe ko bamusubiza inyuma, kandi abenshi koko bajya bagwa bagasubira inyuma, bakava mu byo bari biyemeje, bagasohoka mu mugambi w'Imana, ibyo bari bateganije gukora bikaba birapfuye. Aha rero ni ahantu hakomeye ho kwitondera. Aha ni ahantu hasaba abantu ngo bagufashe, bakube hafi, ugire inshuti nzima, ugire umubyeyi wo mu mwuka kugira ngo akube hafi, aguhumurize, agukomeza kugira inama, kandi agufashe mu gusenga, utatembanwa n'izi ntambara ziba zahagurutse. Rero hari intambara abantu bahura nazo. Hano umuntu aba ageragezwa. Aha niho umuntu agaragariza ko ashobora kuza ava umuntu muzima. Imana ikwinjiza mu rugamba. Umuntu Imana izakoresha ibanza kumutereninga, ntabwo igukoresha gutyo gusa, ibanza gucisha mu ntambara z'uburyo butari bumwe. Ugahura n'intambara zigaragara zifatika, ugahura n'intambara zitagaragara. Hari intambara zo mu buryo bw'umwuka, aho Satani n'abadayimoni baguhagurukira bakagutera. Hari n'intambara zigaragara, abantu bagutuka, abantu bagusebya, abantu bakwandagaza, abantu bagukora uko babyumva kugira ngo bagukure ku Mana. Ariko ntabwo ari bo. Uyu ni umuhamagaro ukugerageza, kandi Satani akabigiramo uruhare kugira ngo arebe ko yagusenya. Iyi ntambara duhura nazo zirimo ibice bitatu. Hari intambara zituruka ku Mana kugira ngo idutereninge tuvemo abantu bazima bazagirira abandi akamaro. Hari n'intambara dukura kuri Satani kugira ngo Satani aturwanye, adusore mu buzima bw'agakiza, adutandukanye n'Imana, umuhamagaro tuwute tuwusohokemo, dusubire kongera kumukorera. Hari n'intambara duterwa n'abandi, izo abantu baduhagurukiriza. Hari n'intambara ubwacu twizanira kuko twabuze ubwenge. Izi intambara zikomeye saba ubwenge. Aha ni umuntu asenga agasaba ubwenge kugira ngo Imana imwungura ubwenge. Efesi igice cya mbere murongo 17 haba ngo nimukore n'umusabe Data wa twese wo mu ijuru, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo mubashe kumenya Imana neza, mumenye ubwiza bw'umurage zaragabera, mumenye ibyo mwiringizwa nibahamagara, mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero, izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye, iziha twebwe abayizeye. Haleluya! Imbaraga zitagira akagero zo yakoreye muri Kristo Yesu, iziha twebwe abayizeye, izo tuzakoreramo kugira ngo tubashe kunesha isi, tubashe kunesha uyu mubiri, tubashe kunesha Satani. Iki kibuga cyitwa isi tugikiniremo, tuzakive mu mwanzi Satani tumunesheje n'ingabo ze n'ibyo bakora n'ibikoresho bye byose. Tuzataha ijuru tugaragaza insinzi, tuneshe nk'uko Yesu Kristo umwami wacu nawe yanesheje. Haleluya! Iyi ni ikanzu ya gatatu mu rwobo, aho bamutaye ubuzima bw'intambara, kugeragezwa kugira ngo Imana ikuvanemo igikoresho kizima kizagira akamaro. Haleluya! Iyi kanzu ya kane Yosefu yambaye, iyi ni intambwe ya kane tugezeho. Tuvuye ku ntambwe ya gatatu yo gutabwa mu rwobo, aribwo buzima bw'intambara. Iyo ni ikanzu y'intambara, kwambara full combat nk'umusirikare, ugatwara intwaro zose z'umwuka. Efesi ibice 6 uhereye ku murongo w'10. Mbese mukomere mu mwami no mu bushobozi bw'imbaraga ze bwinshi, kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, mutware intwaro zose z'Imana. Hano ugomba kwambara intwaro z'Imana. Yosefu baravuga bati ariko tubonye abantu baduha amafaranga, ariko uyu mugabo tumugurishe, tumukure amafaranga kumwica ntacyo byatumarira. Ngo babona abantu b'abacuruzi barimo bagenda bigurira abantu, hanyuma ne baramugurisha. Abo bamugurishije nabo baramutwaye no mu Egiputa, bahabona umukuru wa maeskoti y'umwami, baravuga batereka uyu mugabo tumuhe uyu muhungu amutugurira twiyera amafaranga. Bamugurisha kwa Potifari. Ahangaha yinjiye mu rugo kwa Potifari. Ageze mu rugo kwa Potifari aribwira atahari wenda iby'Imana yanyerekaga byari ibi, ntabwo nari kuzaba muri ubuzima. Urumva umuntu wari mu shefu wa maeskoti y'umwami ntabwo yari umuntu woroshye. Mu gihugu nka Egiputa cyari kiyoboye isi y'icyo gihe, ntabwo yari umuntu woroshye. Aravuga atahari ni ibi ngibi, ibi ni by'Imana yanyeretse, ibi by'Imana yampamagariye, ibi ni by'Imana yajyaga imbwira. Inzozi nzinjiyemo zirasohoye. Ahari wenda yikomye ku gatuza. Iyi ni ikanzu ya kane, umwambaro witwa umwambaro w'urujijo.
haleluya. Aha twinjiye mu buzima bw'urujijo, ubuzima budasobanutse. Aha niho abantu benshi bagwa. Ageze kwa Potifari, abonye ibyo atarazi, abonye ibyo atibwiraga, abonye ubuzima bushya, abonye ibintu bikomeye, aravuga ati nta kintu cyasa n'iki, nta buzima bwasa n'ubu, ubu nibwo buzima nyabwo, iby'Imana yambwiraga byari ibi. Uku niko yibwiye. Naho ari mu buzima bw'urujijo, ntazi uko azahasohoka, ntazi uko azahava, nta mwene waba hafite, nta nshuti hafite, arahagurishijwe, nta nubwo azahava kuko ni umugurano. Ubuzima arimo buramuyobera, ayoberwa icyerekezo, ayoberwa umurongo. Umugore aramwifuza ati nashaka ko turyamana. Aravuga ati si umugore ndyamane nawe mbireke, nituryamana Imana y'Abaheburayo ndabanyikojeje isoni, none twaryamana hanyuma icyegera cy'umwami kikanyica, uyu mu chef wa escort akanyica, none naryamana n'umugore wa databuja akabimenya ko yandimbura. Ari ahantu mu buzima adasobora gusobanukirwa icyerekezo n'umurongo, uko azahava. Abonye uko ahinjiye ariko ntabwo azi uko azahasohoka. Aha ni ahantu abantu benshi bagera muri ubu buzima bw'urujijo. Uyu ni umwambaro wa kane wo kwa Potifari, umwambaro witwa urujijo. Aho umurokore, umuntu Imana yahamagaye, agira gutya kumva baravuze batahana, aha turatanga akazi, hanyuma akirukanka akadepoza, ntabanze ngo arebe nako kaza kariko. Yamara kwinjirayo batikora ikizama akagitsinda, bate interview irabera muri hoteli mu mashuka. Uwo ni umukobwa, uwo ni umudamu, iyo ni ruswa y'igitsina. Akavuga ati si Imana ko yari impaye akazi, ndabigenza nte? Ese si Imana yabivuze? Ndabikora se Imana ntimpana? Nese ndabireka akazi ndakabura? Aho hantu hakabikorosi. Abandi bakabona imyanya ya politike. Imana yabahamagaye, yashaka ko bakorera Imana, akavuga ati se ko iyi poste bari bayimpaye kandi ko ari umwanya wa politike, hanyuma ndawureka ndabaho nte? Imana ishobora kubishaka kunkoreshereza hano. Ntabwo ari byo. Hari ingero abantu bajya batanga zitari zo. Iyo Imana yaguhamagaye kugira ngo ujye kuyikorera, hari ibintu ugomba kwitondera, hari ibintu ugomba kumenya. Ugomba gukora ikintu wabanje kuyisobanuza no kwigisha inama, wabanje kuyibaza. Igice cya mbere cya Yesaya 18 haravuga ngo nimuze tujye inama ni Uwiteka avuga. Ugomba kubanza ukayibaza, kuko hari imirimo imwe n'imwe Imana itatwemerera gukora ngo tuyibangikanye n'ibyo yaduhamagariye. Ugomba kubanza ukareka umwe kugira ngo ujye gukora undi. Niba ugiye gukorera Imana ukareka uwo, niba ugiye gukora uwo nguwo ukareka umurimo w'Imana. Niba ugiye mu mirimo ya politike yobowe n'ikinyoma, ntabwo uzabona politike idashingiye ku kinyoma hano muri iyi si. Ntabwo uzabona politike itarenganya abantu, ntabwo uzabona politike itamena amaraso ku busa, ntabwo uzabona politike tubakiye kubigirwamana n'abapfumu, ntabwo uzayibona. Politiki ifite amahame atatu ayiyoboye. Genda ubikore nurangiza ubihakane, genda ubacemo ibice nurangiza ubategeke, genda ubikore nurangiza usaba imbabazi, uzihana nyuma. Ayo ni amahame ya politiki. Iyo wayinjiyemo rero muri iyo myanya, menya ngo ikinyoma kiri mu kanwa kawe, ntukiri uwa Yesu, ntukiri uw'Imana. Umuhamagaro usohotsemo wabaye wa Satani, kuko niwe se w'ibinyoma. Rero hani mu rujiro rukomeye, abantu benshi basenga Imana, yamara kugera ku rwego rwiza, yabatijwe mu mwuka wera, yahawe impano z'umwuka, aravuga ku ndimi, arahanura, arerekwa, arabwiriza ubutumwa, akagera muri rikorosi, kuzarisohokamo bikamutera ikibazo. Abantu bakarindagira mu madini, kubera ko amadini hari imyanya yabahaye, hari amadiparitema yabashinze, hari inshingano yabasengeye muri zo, za nshingano zikabazitira, agatinya gusohoka muri za nshingano z'idini, atari inshingano za Kristo, atari inshingano z'umwuka wera, atari ubwami bw'Imana akorera. Arakorera mu idini, ariko kubera ko ari mu rujijo, aribaza ati ese si ugukorera Imana byose, reka ngume muri korali indirimbe, aho ni Imana izandebera, ni izambera umugisha, reka mbe mu protokoli, hanyuma nkore protokoli hano, aha niho Imana ishaka, reka mbe umudiyakoni, ndiyakonera ahangaha, aha ni Imana izampera umugisha, reka mbe umuvuga butumwa, reka mbe umuhanuzi hano. Umuntu akicaraho, ndetse akaba n'igihe we agenda agasa n'uwameze imizi,
idini rikarindimuka rireba, bakayobya abantu bareba, bagateka imitwe bareba, bagakora amahana bireba, ariko ntabe yabisohokamo kuko yafashwe n'uyu mwuka w'urujijo, yambaye umwambaro w'urujijo utamwemerera gusohoka muri bene ubu buzima. Ariko Potifari hari ibyo aharya, hari ibyo ahabona, hari ibyiza abona biriyo, akagira ngo ibyo byiza byo kwa Potifari nibyo byiza byo kwa Yesu. Ibyo ni ibya Potifari, ntabwo ari ibya Yesu. Uhanyuze kugira ngo utsinde umwuka w'urujijo, hanyuma uhasohoke uzabwira abantu uko abantu bagera kwa Potifari bakajijwa. Utanyuze muri uru rujijo ntabwo uzabasha gufasha abantu. Haleluya. Iyi ni ikanzu ya kane yitwa urujijo. Ikanzu ya gatanu Yosefu yambaye, ubuzima bw'urujijo busohotsemo. Kwa Potifari umugore ngo aramwifuza, amwifuje ashaka ko baryamana, umwana arabyanga. Amaze kubyanga ngo umugore amwambura umwitero, hanyuma umugabo araza aramurega ati yashatse kumusuzugura. Akana kakagurano wazanye katazi kubaha abagategeka, katazi kubaha abashebuja n'abanyirabuja, katazi kubaha abakuru, kashatse kungirira nabi. Hanyuma ngo shebuja aramufata, aramutwara, amushyira muri gereza y'umwami yafungiragamo abo umwami yagiranye ibibazo nabo, abari mwamushyira. Ngo amugejejemo, Yosefu bamuha ngo atona cyane ku muyobozi w'iyo gereza, bamuha gutegeka izindi mbohe. Baramwa bati jya ubafasha, jya ubakorera, jya ubatunganyiriza ubamenye. Yosefu agezemo, hanyuma ibintu biramuyobera. Avuye kwa Potifari aho yaryaga akagubwa neza, agarutse muri gereza aho abuze epfo na ruguru. Haleluya. Iyi ni ikanzu ya gatanu yambaye, kanzu yo muri gereza. Yinjiye mu buzima bwo kwiheba, yambaye ikanzu y'ubwihebe. Aho ageze muri gereza aribaza ati bene wacu ntawe uziyomba, umuryango wanjye ntuziyomba, abo tuvukana ntibaziyomba, data we azi ko napfuye, uwakankuye muri iyi gereza niwe umfunze, ni Potifari. Uwakamvuganiye ni umugore we, niwe ungambaniye. None ahantu nzahasohoka nte? Aratekereza asanga atazahava, bimuviramo kwiheba. Igice cya 39 n'umurongo wa 20, Yosefu mu buzima bw'ubwihebe arahangayika. Muri gereza yicayemo ari mu bwihebe. Iyi ni intambwe ya 7, aho umuntu ava mu rujijo ukagera ahantu wiheba. Imana ritangiye kugira ibintu ikora, hari ibintu wabonaga kazi wakanze, bwabuzimura bwanze, usubiye mu buzima bushaririye, mu buzima bukaze, mu buzima butoroshye. Kuko Imana ijya gukora habanza kuza intambara nyinshi n'imiyaga ihuha cyane kugira ngo iguhume amaso, ejo utazasingira ibyo Imana iteganya gukora. Uyu mugabo yambaye ikanzu y'ubwihebe, ari muri gereza, abuze umuvugira, abuze umurenganura. Bukeye ngo kwa Farawo abantu wamugaburiraga n'uwamutekeraga inzoga ngo bagirana ibibazo nawe, abohereza mu nzu y'imbohe. Bagezemo bibabamo ngo baza kuryama barota inzozi, bazibwira Yosefu. Inzozi zamugejeje mu Egiputa, zamuteje ibibazo, zamuzaniye intambara, zirongeye ziragarutse. Nusize yarose, haje inzozi zundi. Baravuga atari ko twagize ibibazo, twarose inzozi zatuyobeye. Arazibasobanurira, bwira umwe ko azagiye kuzasohoka mu minsi 3, agasubira kongera guhereza umwami. Abwira undi ko agiye kuzasohoka mu minsi 3, ariko igihanga cye bakagica. Bukeye inzozi zirasohora. Zisohoye ngo umwami akoresha iminsi mikuru, atekesha ibyo kurya, hamagaza abatware be, hanyuma avuga ubutwari bwe, avuga ibigwi bye, ngo azamura na wa mundi wamuterekeraga inzoga,
avuga ati sura ku mwanya wawe kandi n'ubungere unzanire n'umwe. Uwamutekeraga ngo aramutanga baramwica. Ariko Yosefu yabwiye uyu mugabo uzasubira kwa Farawo kongera kumuterekera vino, ngo aramubwira ati nyakazani, nyakubahwa, muntu mukuru, numara kugera kwa Farawo amaze kongera kukwizera wagize ijambo, uzanyibuke kuko bene wacu barampemukiye no muri iki gihugu nabo bangiriye batya, bantaye muri gereza kandi nta cyaha nakoze, nta cyaha mfite iwacu, nta n'icyaha mfite hano, ntabwo nzi icyo nzira nubwo ndi mu buzima bwihebye, ariko nzi ko iwacu hari Imana y'Abaheburayo. Haleluya. Atuzanyibuke. Uwiteka atakwibutse ntugire ngo hari umuntu wakwibuka. Uwiteka atari we wibuye amadosiye ngo akumenye, nta wundi wakumenya. Haleluya. Inzozi zamufungishije, zamuzanye zimujyana kwa Potifari, zigezeho zimugejeje muri gereza, none kandi inzozi zirongeye ziragarutse, izaje ku myaka 17 zije ku myaka 28. Ngo nyuma y'imyaka 2 umwami nibwo yakoresheje ibirori, hanyuma akora ibyo akora, yakira abantu be, birarangira. Ngo bamaze gutaha bukeye ngo arota inzozi, aruta amahundo arindwa byibushye, nandi arindwa ananutse amira byibushye. Arota inka 7 zibyibushye n'inka 7 zinanutse. Izinanutse zimiriza ibyibushye. Ngo ahagaye ku mutima cyane kuko ayobewe icyo zisobanura. Ahamagara abapfumu, ahamagara abakonikoni, baje bananirwa kubisobanura. Bamaze kubiyoberwa, ngo umwami ararakara, agira umujinya mwinshi. Umuhungu we amushyiriye icyo kunywa, aramwitegereza aramureba, avuga ati ariko nyagasani wihangayika. Haleluya. Wihangayika, umva Imana igiye kuza gukora. Yaciye mu nzozi izana Yosefu mu kaga, igiye guca mu nzozi yongera kukamukuramo. Haleluya. Zanzozi urota, zanzozi ujya ubona, zanzozi ujya ugira, ntukazirengagize, ntukazishyire kure. Jya uhora uzisengera, jya uhora uzibuka, jya uhora uzitekerezaho, kandi uzirinde we kwiyanduza, we kujya mu byaha, kugira ngo zanzozi ejo cyangwa ejo bundi nawe akagurimo ubwo bwihebe, uru rujijo, igihe kimwe zizagusohora, nawe ujya habona abantu bamenye ko wasenze Imana ifite imbaraga, bamenye ko yaguhamagaye ariyo kwizerwa, ko no kubikora ibikoze kandi bishohoje. Hanyuma ngombwa baramwegera bwa ariko muri gereza harimo umuhungu w'umuheburayo, twarose inzozi zituyobeye, arazana dusobanurira, kandi ko yadusobanuriye niko byagenze nyagasani. Umwami ati niko bimeze, undi ati rwose niko byagenze. Ngo ategeka ko bahubura Yosefu, bira niko tubwira, ngo bamuhubura mu nzu y'imbohe. Ngo baramutwara bamujyana muri saro kumwogoshesha, baramujyana bamutunganya. Umuntu uvuye muri gereza abanuka icyuya cyo muri gereza, abafite umwuka utari mwiza, ntabwo bagomba gutamwiruka nkani bwami, bagomba kumucisha ahantu bakabanza bakamugaburira. Uzi ko abantu benshi baba bari muri gereza baba barabaye urukara, baba basa nabi, baba bameze nabi, bagomba kubanza kumujyana bakamutunganya, bakamushyira ku murongo, akabanza akaba umuntu nyine wo kwinjira ibwami. Ngo bamushakira imyambaro arambara, bamushakira uburyo bwiza, baramutunganya. Ngo bamaze kumutunganya amushyira umwami. Umwami ati bambwiye ko hari Imana ivugana nawe, hari Imana ihishura ibihishwe iri muri wowe, ndagira ngo umwizozi narose. Ati dore uko zimeze. Yosefu aca bugufi, hamwe hatubwiye ngo wirata, uko niko Paulo yandikiye Abikorino, ngo atazagira ugira icyo wirata, ngo ahubwo uzirata, ngo azirata Uwiteka. Aravuga ngo ntabwo ari je ubisobanura, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Hari Imana iri budusobanurira ibintu byawe, hanyuma tubikumenyeshe. Arabimusobanurira. Amaze kuzimubwira, Yosefu ati rero ibyo byavuzwe, ibyo warose byaguhangayitse, utuze umutima, si ibintu bikomeye. Hagiye kuba imyaka 7 y'uburumbuke, nyuma hazaza imyaka 7 y'inzara, nicyo bivuze. Ahubwo shaka abantu b'abahanga bazi guhunika, bazasarura imyaka 7, 1/5 cy'iyo myaka bazagihunike, kugira ngo kizafasha abantu muri cya gihe cya yanzara. Umwami ngo inama arayishima, n'abajyana barayishima, baravuga ati nihe twakura umuntu ufite inama nk'izi, umuntu w'ubwenge nk'uyu, twamukura hehe kugira ngo akore iyi mirimo? Haleluya.
umuntu ufite umwuka w'Imana wabasha gukora iyi mirimo, umuntu ufite umwuka w'Imana wabasha gutunganya ibintu, umuntu ufite umwuka w'Imana nk'uyu usobanura ibintu agatanga n'umuti wabyo, afite ubusobanuro kandi afite n'umuti, aratanga icyerekezo, arashyiraho ibintu, agatanga uburyo bwabyo bigomba gukemuka, nta na kimwe kibuze. None twakure undi muntu umeze nk'uyu, ngo umwami akura impeta ye ku rutoke arayimwambika, ngo aravuga ngo bagushakire imyambaro myiza, kandi ku igare ryankurikiraga bari kwicazemo, hanyuma bagende bakwamamaza bavuga ko ugomba gukora iyi mirimo. Haleluya. Urumva umuhungu asohotse muri gereza ku mwambaro wa 5 yari yambaye ikanzu y'ubwihebe. Uyu ni intambwe ya 5 abantu bageraho bakiheba, akabona iby'Imana yavuze, imyaka irashize, ibihe biragiye, ati ndi umukobwa ndashaje, ndi umuhungu birarangiye, diplome yataye agaciro, abantu barize byaratunganye, yene mashuri nize amaze kuba imfabusa, igihugu ndimo ntibyakunda, aha nta nice ntibyashoboka. Umuntu akiheba, akamuzima bw'ubwihebe, akumva ko atabyara, akumva ko atakorera Imana kuko idini ryamusunitse, akumva ko atakorera Imana kuko idini ryamwahahanye, ryamuteraganye, akumva ko nta nzira zihari zo gukorera Imana. Haleluya. Ndagira ngo ukomeze nguhumurize, ku Mana inzira zirahari kandi inzira zirenga igihumbi. Birane kwitubwira ngo ku Mana inzira zirenga igihumbi, kandi uko amasezerano yabatinda gusohora, uko urushaho kujya imbere mu ntambara ukiranuka, niko imyaka yawe yo kurama yiyongera. Uyu ni umugabo rero Yosefu ageze ku mwaka wa 30. Uyu ni imyaka yemewe mu Bisirayeli, yagomba gutangira kujya mu ruhame agafata ijambo. Iyi myaka itaragera ntiyagomba gusorezwa amasezerano, nayo hari igihe Imana yagennye. Icyo gihe kitaragera uzanyura mu ishuri ubanza urirangize, kitaragera ntuzagira icyo ubona, ariko igihe cyawe cyageze uzasohokamo, upfa kuba waritwaye neza muri izi nzira z'umuhamagaro. Haleluya. Amaze gusohokamo ngo baramujyanye ngo ajya kwa Farawo. Kwa Farawo iyo ni ikanzu ya 6 yambaye, ngo bamwambika imyenda myiza imwinjiza ibwami. Haleluya. Yambaye ikanzu y'icyizere, yambaye umwambaro w'icyizere. Iyo ni intambwe ya 7 kwereka ko amasezerano uko bizagenda kose azasohora. Yambaye ikanzu y'icyizere, atugomba nanye na Farawo, ubwo mugeze imbere agahinda kanjye kose ndakamutekerereza, ibyago nahuye nabyo nanjye ndabimubwira, ntago ndi umuva imbere atanye muri iki kibazo, natansubiza iwacu arampa gakondo muri iki gihugu. Haleluya. Natansubiza iwacu, natanyura ngo ajye kunyunga n'imiryango, arampa gakondo hano, nanjye mature ngira ijambo, mbe umuntu ufatika, mfa kuba namugeze imbere, ntago ndi bumuveho gusa atagize icyo ansigira. Uku niko se Yakobo yari yarabigenje, ngo yakiranye na marayika ijoro ryose, avuga ati sinkwekura utampaye umugisha, ntabwo ndi bukurekure, kugeza ubwo ngo yamufashe umutsi wo mu nyonga y'itako, ngo bumaze gucya arawuregura. Yakobo ngo ati nubwo ndeguye umutsi, nubwo numva igufwa rigiye gutana, nubwo uyu mutsi numva uregutse, nubwo itako rikutse, ntabwo ndi bukurekure, urabanza umugisha. Undi ati witwa nde? Undi ati nitwa Yakobo, ndi umuriganya, ndi manyanga. Undi ati urakoze uvuze neza, ubwo wemeye uriwe. Haleluya. Nanjye ndaje nguhindurira amateka. Avuga ati ntukizwe Yakobo kundi ntukibaye umuriganya, ugiye kuba sekuruza w'amahanga menshi, uzitwa Yakobo, uzitwa Isirayeli, sekuruza w'ishyanga rigari, sekuruza w'amahanga menshi. Haleluya. Urumva yarasobanukiwe, amenya Imana bahuye, amenya uwahuye nawe uwo ari we. Uyu nawe aravuga ati ndagusobanukiwe uri umwami, ubwo uri umwami tukaba duhuye, ntabwo ndi bukurekure ntagize icyo nkuvanaho. Hanyuma maze gusobanura inzozi, atanze umuti, atanze umurongo, babonye igisubizo cyishimishije, umwami ati nanjye igisubizo cyawe ndakiguha, ntabwo umva imbere gusa, nanjye ngiye kuguha igisubizo nyacyo kiri bunezeze umutima wawe. Haleluya. Yambaye ikanzu y'icyizere imwinjiza kwa Farawo. Amaze kwinjira kwa Farawo, Farawo amukuramo imyambaro yari yambaye. Haleluya. Ngo imyambaro bamwambitse avuye muri gereza, Farawo aravuga ngo nimuyimukuremo, yose ntabwo nkishaka, iyo agomba kwita, ngo bamwambike imyambaro mishya, imyambaro ivuye ibwami. Haleluya. Niyo Imana yamaze kukuhamagara, iyo yamaze kukwemera, unyuze muri izi ntambwe uko ari 6, usotse mu kintu cyitwa
umwambaro w'akamenyero, uyu mwambaro w'ibyaha. Iyo ni intambwe ya mbere wa mwenda Yosefu yari yambaye. Usohotse mu mwambaro wa kabiri, umwambaro w'agakiza. Umaze kwinjira mu buzima bwo kwangwa, umaze kwinjira mu buzima bwo kwangwa, hanyuma usohotsemo, ugeze mu rwobo, winjiye mu ntambara, giye gutangira guhangana. Iyo ni umwambaro wa gatatu. Umwambaro wa kane ni umwambaro wo kwa Potifari, mu buzima bw'urujijo. Ubusohotsemo, ugeze mu buzima bwa gatanu, mu mwambaro w'ubwihebe. Uri muri gereza, uyisohotsemo, winjiye mu mwambaro wa gatandatu, wikanzu y'icyizere. Uri ibwami, urimo uravuga ibyo ushaka. Watangiye guhura n'umwami, murimo muravugana uko bigomba kugenda. Imana yatangiye gusura ku mwana nijoro, ububyutse bwatangiye kururuka muri wowe. Urumva uri umuntu wakemura ibibazo. Icyo uvuze Imana iracyumva. Usengeye Imana irakora igitangaza. Aho unyuze imiryango irakinguka, aho uciye abantu barakwifuza. Utangira kubona ngo aha, bya bindi Imana yambwiye birashoboka. Niba ninjira no bakanyakira, niba nsenga Imana igakora itya, niba nciye ahangahe indwara zigahunga, niba mbwiza ubutumwa abantu bakabwumva bagahindukira, Imana hari zakora, n'ibindi zabikora. Icyizere kiba cyaje. Iyo ni ikanzu ya gatandatu. Hanyuma ni ikanzu ya karindwi, wasengeranye n'umwami, mwashyikiranye, muri kumwe. Umwami yamanutse ari kumwe nawe. Yesu yaje yagusuye, arakubwira ngo humura, haleluya, ngiye kwambika impeta, tugiye kugirana igihango. Ku ntambwe ya karindwi, aha niwo wambara impeta, niwo wambara igihango, niwo usingira igihango, aho Imana ikwinjiza mu mugambi wayo. Uyu mwambaro wa karindwi yawambariye mu rugo kwa Potifari. Bamwambika ikanzu y'ubuyobozi, baramubwira bati vanamo bya bindi wari wambaye, ibyo wazanye hatahariya, ahubwo niba kwambika imyambaro ivuye ibwami. Iyi ni imyambaro umwami atanze. Baguha ifarashi y'umwami, baguha igare ryamukurikiraga, bya n'umwami byamuherekezaga, byamukurikiraga bwa kabiri. Umwami arabanza bigakurikiraho. Ibyo nibyo bakuzanira. Imyambaro ikurikira y'umwami, iyo ngiyo niba yiguhe. Umukufu ukurikira umwami, uwo niba ukwambike. Niba guhamagarire wa muntu ugomba kujya imbere kwamamaze, avuga imirimo ugomba gukora. Iyi ni ikanzu yo gutabara. Haleluya. Wambaye ikanzu, wicaye ku ntebe y'ubuyobozi. Intambwe ya karindwi ni ku ntebe y'ubuyobozi, ikanzu yo gutabara. Wambaye umwambaro wo gutabara, aho nusigwa amavuta y'ubutabazi, aho ugiye gutabara bene wanyu, aho ugiye gutabara abavandimwe, aho ugiye gutabara inshuti, aho ugiye gutabara impande zose, aho ugiye gutabara ishyanga rizwi n'itazwi, aho ugiye gutabara ab'indimi zitamenyekana, aho ugiye gutabara aho Yesu hose azagutuma, kuko ugiye nk'umutabazi. Yosefu yatabaye bene wabo. Yosefu yatabaye abanyegiputa, atabana n'ibihugu bindi, kuko Egiputa niyo yari yoboye isi y'icyo gihe. Ibihugu byose byari munsi y'ububata bwayo. Yatabaye abanyegiputa ubwabo, atabara Abisirayeli bene wabo, atabara n'andi mahanga yategekwaga n'abanyegiputa. Nawe rero, iyo Yesu yamaze gukwambika iyi kanzu yo gutabara, iyo umaze kwinjira kuri intambwe ya karindwi, intambwe yo gutabara, icyo gihe utabara abuzi n'abutazi, igukikiza inkike zayo, ikakurindisha imbaraga zayo, ikagusiga amavuta y'indengakamere, hanyuma igakingura imiryango, kugira ngo aho uzagera ugende usenye, ugende urandure, ugende urimbure, wubike ibyo ubwami bw'umwijima bwubatse, n'ibyo abakozi ba Satani bamaze gutera. Hanyuma wubake, utere imbuto mitima abantu b'Imana. Usa n'imitima abantu yasenyutse, uyitere imbuto y'ijambo ry'Imana, ubasubize ibyiringiro n'icyizere cy'ejo hazaza. Uyu mwambaro wa karindwi rero ari wo ntambwe ya karindwi y'umuhamagaro. Iyi ni ikanzu yo gutabara. Ikanzu yo gutabara ariyo wicaye ku ntebe y'ubuyobozi. Yesu yakwicaje ku ntebe kugira ngo utangire gukora umurimo we mu mugambi we, utangire gukora mu bwami bwe, utangire gukura ibizira mu nzira, ibisitaza byose ubivaneho, abantu bamenye ko hari Imana ikwiye kubahwa no guhimbazwa. Rero izi ni intambwe zirindwi umuntu wahamagawe agomba gucamo. Turebye intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere yitwa ubuzima bw'ibyaha. Ubwo ni bwo buzima Imana duhamagaye dukuramo. Intambwe ya kabiri ni intambwe y'agakiza, ubuzima bwo kwangwa, kuba mu buzima bwo kwangwa. Intambwe ya gatatu ni ugutabwa mu rwobo kwa Yosefu. Ubu ni ubuzima bw'intambara, kunyura mu buzima bw'intambara. Ni intambwe ya gatatu. Ugaca mu ntambara, izo ubona n'izo utabona, izo uzi n'izo utazi, izifatika n'izo mu mwuka, ukazirwana ukazinesha. Niyo mpamvu tugomba kwiga kurwana intambara z'umwuka. Efesi ibice 4, ibice 6,
uhereye ku murongo w'10. hanyuma ikanzu ya gatanu cyangwa intambwe ya gatanu uyu muhungu Yosefu yaciyemo niyo kwa Potifari, umwambaro w'urujijo. iyi ni intambwe ugeramo ukayoberwa icyo ukwiye gukora. ese nkora iki? ese Imana yampamagariye he? ese Imana yampamagariye gukora iki? ese nkorera aha cyangwa nkorera ahandi? ukaba mu buzima bukuyobeye. hano bakagushaka, hariya bakagushaka, hano bakakwahahana, hano bakagukunda, ukaberwa icyo ukwiriye gukora. kigira upfuka mugasobanuza Imana kugira ngo ikwereke inzira nyayo ukwiye gucamo kugira ngo ujye gutunganya ibyo kwifuzaho. intambwe ya gatanu ni intambwe yo muri gereza, intambwe y'ubwihebe. ahantu umuntu agera, sohotse mu rujijo, none bihumiye ku mirari, ukibaza ngo ibi bintu ni ibiki? ese ubuzima nzabamo kugeza ryari? ese inzira ko munazanga zikaba inzitane, ko munageze mu icura burindi ntakibona imbere, ntakibona inyuma, ntakibona iburyo n'ibumoso. ukagera ahantu ukabona ko ubuzima burangiye, ukabona ko rwose ahubwo uretse gupfa nta kindi gisigaye. haleluya! ariko imbere haba hari ibyiringiro. intambwe ya gatandatu umuntu wahamagawe anyuramo ni intambwe y'icyizere. ageze kwa Yosefu, ubwo mpageze rero ntabwo ngipfuye, sinkiguye muri gereza, sinkiguye kwa Potifari, bene wacu ntibakinyishe, niyo napfa nabona umpamba, kuko umugeze mu maboko y'umwami, ntabwo ndi bumuveho ntagize icyo muvanaho. haleluya! nawe ugira iyo ntego, ugira iryo shyaka kugira ngo kuri Kristo Yesu umwizirike, uzahave nawe ufite icyo uhavanye, nk'uko Yakobo yabigenje, nk'uko Yosefu yari yamaramaje ati nanjye ndava ku mwami ngize ikintu mukuraho. intambwe ya karindwi ariyo ya nyuma ijyana umuntu mu murimo, imwicaza ku ntebe, agatangira gukorana n'Imana ku manywa nijoro, agakorana n'Imana uko bukeye n'uko bwije. ni intambwe ya karindwi yitwa intambwe yo gutabara. ubu uri umuntu ugiye gutabara abandi. ntabwo watabara abandi nawe utari watabarwa. ntabwo watabara abandi utazi kurwana intambara z'umwuka. ntabwo watabara abandi utazi intambara barwana izo arizo. ntabwo watabara abandi utaranyuze muri izo ntambara ngo umenye uko uzazitwaramo, umenye intwaro ujyanayo, umenye amayeri y'urugamba, umenye uburyo ugomba gukora kugira ngo uzakure ugiye kubohora adahuye n'akaga, adakomerekeyeyo. iyi rero bisaba ko uca muri izi ntambara kugira ngo zigufashe gutegurirwa gutunganya iby'Imana iguhamagarira. iyi ni kanzu ya karindwi yo Yosefu yambaye, kanzu y'ubuyobozi, ariyo kanzu yo gutabara. nanjye nicyo nkwifuriza kugira ngo nawe uzumva ubutumwa, uzumva iyi message, uzahirimbanire guca muri izi ntambwe kugira ngo iyi kanzu yo gutabara uzayambare, wicare ku ntebe y'ubuyobozi, utegekane na Kristo kugira ngo abantu be ubasubize ibyiringiro by'ejo hazaza, ubagaruremo icyizere usa n'imitima yabo, wongere gutera imbuto y'ijambo ryayo mu mitima y'abantu, bongere kugira ubuzima batakaje binyuze mu gihe cya Adamu na Eva, ubwo batumaga tunyagwa ubwami twari twarubakiwe na Kristo. kuko icyo Imana igambiriye ni ukongera kubaka ubwami bwayo, abantu bakabuturamo, munezero yari yabageneye n'uburyohe bagombaga kubona bakongera kububona. ntabwo Imana ibyo yavuze n'ibyo yateguye bihera, ahubwo impera ari imperuka, birangira ibisohoje. rero nagira ngo ngutere umwete, nawe wirebe, wigenzure, wipime muri izi ntambwe zirindwi. ese wowe mu muhamagaro wahamagariwe waba ugeze kuri ihe ntambwe? ese uro kujya gukorera Imana koko, cyangwa uro gukomeza gusenga no kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo uzagere ku ntambwe nyayo, hanyuma ubone kujya gukorera Imana nawe utabara abandi? uro gutabara utari wo gutabarwa. rero hari abashobora kutwumva bagihamagarwa ubu ngubu, bazumva ubutumwa kugira ngo nabo bazinjire muri uyu mugambi Imana ihamagaye kugira ngo bazajye gutabara abandi. reka mbaze mbakiriza agakiza, bakirise umwami n'umukiza ubugingo bwabo kugira ngo batangire urugendo rw'agakiza, hanyuma bajye gutabara, ariko bamaze kugirana igihango n'umwami wabo Yesu Kristo. subiramo aya magambo uti: mwami Yesu, numvise amagambo yawe, atsinda umutima wanjye, numva nkwiye guca bugufi nkasohoka mu bwami bw'umwijima nkinjira mu bwami bw'umucyo. uhereye none mfashe umwanzuro mushya, nsohotse mu bwami bwa Satani, Yesu ninjiye mu bwami bwawe. uyu munsi ndakwinginze Yesu
ngo winjire mu mutima wanjye uwuturemo umbere umwami n'umukiza, unkure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none umbabarire ibyaha byanjye byose, umbabarire ibicumuro byanjye byose, umbabarire inzira zanjye mbi. Mwuka wera, ndagusabye ngo wururuke muri jye, utangire kungira inama no kunyobora. Yesu, mfata ukuboko, ejo hanjye hazaza ndahaguhaye, umunsi ku wundi unshoboze kunesha. Ntandukane n'ikibi, ntandukane n'ibibi, ntandukane n'ababi. Nambara imbaraga, unkureho umuvumo, umpe umugisha. Amaraso yawe Yesu, ayo nanyuhagire, ayo nanyoze, ayo nantunganya mbohore, kandi ngo utantwikire. Umwuka wera ngwireho, ambere umwarimu mwiza, ambere umuyobozi, ambere umujyanama, kandi nshoboze kunesha. Yesu, ubwo uzaza gutwara itorero, nanjye uzasange niteguye. Kandi igihe utaraza, unshoboze guca muri izi ntambwe z'umuhamagaro, kugira ngo nkore icyo wanshyiriye mu isi. Urakoze Yesu, kubinkoreye nk'umubyeyi, mu izina ryo rikomeye niho mbisabye. Amina. Mwami Yesu, turagushimye. Nsengera abantu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo bambike imbaraga, bakomeze ubahagurutse, bashyikize imbaraga z'ijuru. Mwuka wera bagwireho cyane, basukirwe imbaraga nawe, bakangurwe, bahemburwe, bakire kugira neza kwe kwinshi, izina ryawe rishyirwe hejuru ku bwabo. Yesu, ndakwereka abantu bose data basubiye inyuma, ndakwereka abaguye, ndakwereka abateshutse mu muhamagaro, ndakwereka abantu bazitiriwe hirya no hino. Hari abakiri mu ntambara, bacyambaye uwo mwambaro bakuremo. Hari abakiri mu rujijo bimure, hari abakiri mu bwihebo bimure, hari abakiri Yesu Kristo mu nzira z'inzitane badafite icyerekezo n'umurongo. Ndaguhamagaye ngo abantu bahamagaye bashoboze kunyura muri izi nzira, batambuke mu ntambwe bageneye, kugira ngo basingire ubwiza bwawe, bambare imbaraga, bahembuke, bazaguhamye nk'Imana yabo. Mwami wacu Yesu Kristo, turaguhamagaye ngongere gusura abantu. Suka imbaraga zihembura, suka imbaraga zikangura, suka imbaraga zibyutsa abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe bose ubabohore, bafite imigozi bahambiye icagagurike, bafite ingoyi zibadadiye zitatane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abo Satani agitwaje igitugu, Yesu Kristo wabohore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abadindiye mu muhamagaro, abongere kubahagutsa no kubahembura. Suka umwuka w'ubwenge kuri bo, Uwiteka Imana Data. Suka umwuka w'ubuhanga no kumenya, suka umwuka w'ubuhanga no kujijuka, suka umwuka w'ubwenge no gusobanukirwa, Uwiteka Imana Nyiringabo. Suka umwuka w'ubwenge no gwishurirwa, Uwiteka Imana ikiranuka. Suka umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kumenya, umwuka wo gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abantu bajijuke, abantu bave mu rujijo, abantu bave mu gihirahiro, bave mu cyeragati, bave mu nzira zinzitane umwanzi yabazitiriyemo, bazoke mu cyo ry'umwijima, binjire mu cyo witangaza turuka kuri Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Bwami bwawe Mwami, wongera ubwubake mu mitima y'abantu. Bwami bwawe Mwami, wongera ubuhembure mu mitima y'abantu. Bwami bwawe Yesu, wongera ubugarure mu mitima y'abantu. Suka imbaraga zikomeye zihembura abantu, suka imbaraga zikangura, suka ububyutse abantu bakanguke, suka imbaraga abantu bahembuke, suka imbaraga abantu bahembuke, suka ububyutse Yesu. Abantu bongere gukanguka no guhembuka, kandi bongere guca bugufi. Mwami, bagira inzara n'inyota by'ijambo ryawe, bongere kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, bongere guca bugufi, banezezwe n'urukundo rwawe n'igitambo watanze ku musaraba, kugira ngo baronke gukira no kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro byabo byose. Urakoze Mucunguzi, turagushimye ibyo kubikoze nk'umubyeyi mu izina ryawe Yesu rifite imbaraga, niho tubisabye.